reka mbasuze mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ntaryitondere, ameze nk'umuntu wirebera mu ndorerwamo ye, maze mu maso ye akamenya yuko afite amahumane n'ibizinga, kuko ubundi ijambo ry'Imana ni indorerwamo. Ariko iyo umuntu yumvise ijambo ry'Imana ntaryitondere, aba ameze nk'umuntu wirebera mu ndorerwamo mu maso ye, ngo ariko hashira umwanya muto akagenza ate, akiyibagirwa uko asa. Mu gihe turi kwiga ijambo ry'Imana tuba tugomba no kurishyira mu bikorwa, kandi igihe cyose umuntu yumva hari ikintu ijambo ry'Imana rimusaba akihutira kugishyira mu bikorwa, kuko nibwo buryo bwonyine aba afunguye inzira kugira ngo Imana imubwire n'ikindi agomba gukora. Iyo Imana igize ikintu ibwira umuntu, uwo muntu ntagikore, uwo muntu ubwe aba arimo yifungira amayira, bituma nta wundi mucyo ushobora kugumya kumugeraho, cyangwa bigatuma umugeraho ariko ntawumve mu buremere bwawo no mu mbaraga zayo. Rero mu gihe turimo twiga ibi byigisho turi kwiga muri iki gihe, cyane ko nzi ko ari ibyigisho biba bikora ku buzima bwacu bwa buri munsi, by'umwihariko n'icyigisho dufite uyu munsi gishobora kutareba abantu bose, ariko gishobora kuba kiza kureba abantu benshi mu bari aha, kuko ni icyigisho gikora ku buzima bwa buri munsi tubamo. Rero mu gihe tugiye kwiga iki cyigisho, kimwe n'ibindi byose twize n'ibindi byose tuziga, hari ihame rimwe rya Bibiliya rikomeye nshaka kubabwira, ni uko umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ntaryitondere, wenda akavuga ati reka mbanze numve n'ibindi bikurikiraho, uwo muntu ubwe aba arimo yifungira inzira Imana yifuza kugumya gukoraniramo nawe, ahubwo umucyo dusohoyemo tugomba kuwugenderamo kugira ngo bitubashishe no kuzagenda mu uzagenza gute, muzakurikiramo. Iryo ni ihame rikomeye cyane, kandi iryo hame abantu benshi bararyirengagiza, bityo bakamera nk'abantu birebera mu ndorerwamo, amahumane yabo bakayabona neza, bakayagaragarizwa n'Imana, ariko kuko ntacyo bakoze ngo maze hashira umwanya bakibagirwa ikibazo bagenje bate, ikibazo bafite. Tugiye kwiga icyigisho gifitanye isano no kwihana, ariko noneho turavuga ku kintu cyitwa kwatura ibyaha. Ni umugabane wo kwihana, umugabane wo kwatura ibyaha, kimwe mu bintu bikomeye cyane gishobora gutuma na Yesu yaravuze ko inzira ijya mu ijuru ifunganye, n'abayinyuramo bangana iki, ari bakeya. Ndetse abantu benshi baribaza bati, ni uko Imana iki kintu yagishyize mu byangombwa byo kujya mu ijuru, ikintu kimeze nko kwiyambika ubusa, ikintu kimeze nko kwiteza abantu, ikintu kimeze nko kwishyira ku karubanda. Reka mbabwire, niba hari ikintu gikomeye mu rugendo rwa gikirisitu, niba hari ikintu abantu bajya kwatura ibyaha bakagera aho babyaturira, ariko bagasubirayo batabyatuye kandi babizi neza ko batazajya mu ijuru babifite, ni ikintu cyitwa kwatura ibyaha. Uramutse uganiriye n'umuntu wese watuye ibyaha, arakubwira ati mu rugendo rwanjye hari ikintu kimwe cyangoye, ikintu kimwe cyanywesheje amazi, ikintu cyitwa kwatura ibyaha. Kandi reka mbabwire, ntago mbabeshya, n'uwo muntu ubivuze ntago abeshya, kwatura ibyaha ni intambwe iremereye cyane, ni intambwe igoye ubuzima bwacu twavukiyemo, ni intambwe ituma tubaza Imana tuti wayishyiriye iki mu byangombwa byo kujya mu ijuru. Kandi reka mbabwire, Imana yakoze ibintu ku buryo byayihesheje icyizere yuko umuntu uzajya mu ijuru atazongera gukora ibyaha, ikurikije ibintu umuntu agomba gukora mbere yuko ajya mu ijuru, n'ibyo Imana igomba kumukoraho mbere yuko ajya mu ijuru. Kuko ibintu Imana ikora mu muntu n'ibyo umuntu akora bituma ubwe hagati ye n'icyaha ajya urwango, ku buryo avuga ati kugira ngo nzasubire muri ibi bintu n'ikiguzi byansabye, nakwemera ngapfa. Buriya tujya tuvuga ngo umuntu aho gukora icyaha yapfa, buriya abantu bajya bagira ngo ni umuntu wese aho gukora icyaha yapfa. Oya, umuntu ushobora kugera ku rwego aho gukora icyaha yapfa ninde? Ni umuntu icyaha cyasabye ibintu kugeza ubwo yibaza ati ibi bintu Mana wabisabiye iki, kugeza ubwo abaza Imana ati nta kandi kayira nanyuramo ngo nzajye mu ijuru ibi bintu ntabikoze. Uwo muntu iyo arebye icyo kiguzi byamusabye, agera ku rwego yumva yahitamo gupfa kongera gukora icyaha ngo azongera asabwe ibintu nk'ibyo bintu yagenjeje ate, yasabwe. Buriya rero inzira y'Imana uyisangamo ikintu kimeze nk'amahane, n'ikintu kimeze nko kuba ibintu yategetse
bikomeye, ariko kandi ari byo byonyine bishobora gutuma twanga icyaha, kandi nibyo byiza kurenza ibindi. Tugiye gusoma isomo ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka. Ndagira mbabwire ko muri aya materaniro nta bintu by'udushya twinshi cyane muzumva. Hari abantu bakunda ibintu by'udushya, bakavuga bati bitwara byumvise n'ibi turabyumva, bakabashaka ko haza utuntu dushyashya. Reka mbabwire, nanjye nigeze mbaho mu ivugabutumwa numva nshaka kujya mbwira abantu ibintu bishyashya, ariko ibintu bisanzwe, ibintu twavuze inshuro zirenze imwe, nibyo bintu dukwiriye kongera gusubiramo. Atari ngombwa ko tubonye ibindi bintu bishyashya tubyongeramo, atari ngombwa ko bisanzwe, kuko Imana hari impamvu yemeye ko biguma muri Bibiliya, nuko izi ko muri byo harimo imbaraga kandi harimo ubugingo. Muri Luka rero mu gice cya 19 havuga iby'umuntu bita Zakayo. Ayo makuru nta muntu utayazi, nta muntu utarayasomye, nta utarayigishije, ariko iri somo ni isomo rikomeye cyane. Ibintu Zakayo yakoze ni ukwiyahura no gusenya urugo. Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Kandi reka mbabwire, buriya hari ibintu biba byanditse muri Bibiliya biba nta muntu n'umwe bitareba. Dushobora kuvuga tuti wenda se ko muri iri teraniro harimo abashyitsi batari abadivantisite, ibintu ngiye kubigisha birabareba cyane. Iby'umuntu bita Zakayo. Yesu ahageze arararama, murongo wa 5, aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Batubwira amateka y'uyu mugabo bita Zakayo, n'uburyo yifuje Imana, n'uburyo yarambiwe n'ubuzima yari abayeho, uburyo yumvise, nubwo iyo urebye Zakayo ubona ntacyo yari abuze mu buzima busanzwe, ndetse ubona ubuzima yari yarabushyikiriye ukurikije uko abantu babivuga. Ariko yaje kumva mu mutima we harimo icyuho, yumva mu mutima we hari ikintu kibura gikomeye cyane, kugeza ubwo akora ibintu, agera ubwo yurira igiti cy'umuvumu. Ari umukire, ariko kugira ngo yumve yuko mu mutima we yagira amahoro. Nzi ko hari abantu nabo bashobora kumva bameze gutya, babuze amahoro, ndetse bumva bakeneye ikintu cyatuma bagira amahoro. Ariko inama nabagiriye ni imwe, ni uko igihe bumvise umucyo mu ijambo ry'Imana bakwiriye kuwugerageza, kugira ngo Imana izakunde ibazanire n'undi mucyo nawo babashe kuwugenderamo. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, murongo wa 8, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha 4. Kujya mu ijuru ni ikintu gikomeye cyane, ibintu gisaba, hari igihe twibaza impamvu zabyo. Ndagira ngo ngire amagambo make nza gusoma mu gitabo cy'Ibifuzwe byose ku cyigisho cya 61 kivuga ibya Zakayo, maze dukomeze maze kuyasoma. Umukuru mu basoresha witwaga Zakayo yari Umuyahudi, kandi Abayahudi bene wabo baramwangaga. Umwanya wo hejuru n'ubukire yari afite byakomokaga kuri uyu murimo we wasuzugurwaga, kandi wafatwaga nk'umurimo wo kwambura no kurenganya abandi. Nyamara uwo musoresha mukuru w'umukire ntiyari umuntu mubi kurusha abandi nk'uko babitekerezaga, kubera ko abantu batarebaga mu mutima wa Zakayo. Kandi koko ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ko yari mwiza, ngo rivuge ko abantu kuba baravuga ko ari umuntu mubi bamubeshyeraga,
ariko hari n'abantu bavugaga yuko ari umuntu mubi atanabarusha kuba mubi. Ntabwo bari bazi umutima uri muri Zakayo utuma yifuza gukiranuka kwa Yesu, bikanamutera kuba atari we muntu mubi kurenza abandi. Hari abandi bantu bashoboraga kuba batagaragara ko ari babi, ariko bikanatuma batifuza no gukiranuka kwa Yesu, bityo bikaba bituma ari bo babi kuruta Zakayo. Mu ishusho abantu bamubonagamo asa n'uwatwawe n'iby'isi, hari hihishemo umutima wari witeguye kwemera ubushake bw'ijuru igihe cyose yabumenya. Iri ni ibanga rikomeye. Zakayo yari yarumvise ibya Yesu, inkuru zivuga yuko Yesu yagaragarizaga ineza n'urugwiro abantu bari baragize ibicibwa zari zarakwiriye hirya no hino. Muri uyu mukuru w'abasoresha hajemo icyifuzo cyo kumva akeneye imibereho mishya. Kugira ngo Imana igire intambwe yose iteza mu muntu, igomba kubanza kumubyutsamo ubukene. Zakayo yumvise akeneye imibereho mishya, yumva ubuzima abayemo araburambiwe nubwo ntacyo bubuze mu by'ubu buzima, ariko yumva bufite gucirwaho iteka mu buryo bukomeye. Ariko ndibuze kubabwira icyemezo yaje gufata, kandi ndajya mbabwire ko ubuzima bwa gikristo iteka busaba gufata icyemezo. Ntabwo busaba gusenga gusa, ahubwo bunasaba gufata icyemezo. Muri uyu mukuru w'abasoresha hajemo icyifuzo cyo kumva akeneye imibereho mishya. Yohana Umubatiza yari yarigishije ku nkombe ya Yorodani, hakaba hari bugufi bw'i Yeriko, kandi Zakayo yari yarumvise Yohana ahamagarira abantu kwihana. Nubwo yari yarirengagije ibyo Yohana yari yaravuze ku basoresha, yari asobanukiwe n'ibyanditswe kandi yari azi ko ibyo yakoraga ari bibi. Noneho ubwo yumvaga amagambo yamugeraga aturutse ku mwigisha ukomeye, yumvise ari umunyabyaha imbere y'Imana. Nyamara ibyo yari yarumvise kuri Yesu byamuteye ibyiringiro mu mutima we. Kwihana no kuvugurura imibereho ye byarashobokaga. Imana ihabwa icyubahiro. Byarashobokaga ndetse no kuri Zakayo. None se umwe mu bigishwa bashya ba Yesu bizerwaga cyane ntiyari umusoresha? Zakayo ngo hari igitekerezo cyamujemo gikomeye, ngo igihe yatekerezaga ku byaha bye kandi agatekereza uburyo ari byinshi, ndetse umutima umwuka amubwira ko bidashobora kubabarirwa, ngo ijambo ryamujemo riramubaza riti, none se umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo ntabwo twakoraga umurimo umwe ntiyari umusoresha? Uwo ngo yari Lewi Matayo, maze ngo aravuga ngo ubwo Yesu yaramwemeye kandi yari umuntu umeze nkanjye, nanjye azagenza gute? Nanjye azanyemera. Icyo gitekerezo kikimara kuza muri Zakayo yakoze iki? None se umwe mu bigishwa bashya ba Yesu bizerwa cyane ntiyari umusoresha? Bityo Zakayo yahise yemera gukurikiza ibyo umutima we wamwemezaga, kandi yiyemeza kuriha abo yari yarariganije. Muri iki gitabo baramwanditse ngo hataragira umurega, hataragira n'uza kumwishyuza. Akimara kwiyumvisha yuko Yesu nawe ashobora kumubabarira, abitewe no gutekereza yuko yababariye Lewi Matayo, ngo ahise atangira kwishyura abo yambuye, kandi ahita atangira gusaba imbabazi abo yagenjeje ate? Abo yahemukiye. Buriya nicyo cyatumye na Yesu amukunda, nicyo cyatumye amugirira imbabazi. Kandi natwe uyu munsi, nubwo wenda iki cyaha kitaba ari cyo kidushinja, ariko ukurikije imibereho tuba twarabayeho, ndagira ngo mbabwize ukuri, iyo uramutse ufashe umuntu wavukiye mu muryango usanzwe, uwo muntu akaba agize nk'imyaka 30, reka mbabwire, ibintu aba asabwa kwatura nta wabibara ngo abirangize. Ibintu aba yarakuye mu murongo biba ari byinshi cyane. Inzira agomba kuzanyuramo we ubwe aba yarazisibye, ndetse iyo umucyo umumurikiye, ndajya mbabwire kimwe mu bintu bijya bituma abantu batihana. Iyo umucyo ubamurikiye w'ijambo ry'Imana, imitima yabo ihita isobanukirwa neza ikiguzi basabwa uko kingana, maze bagahita babona ikintu basabwa kugira ngo bemerwe n'Imana, bakabona inzira barayisibye burundu. Ndimo ndabaha urugero rw'umuntu wavukiye mu muryango usanzwe, akamara imyaka myinshi muri uwo muryango, umucyo ukazamurasira. Uwo muntu ahita asanga ubuzima bwe bwose bwarahindanijwe n'ibyaha, kandi agahita asanga ndetse n'ibintu ashobora kubazwa kugira ngo asubize ibyo bintu mu murongo bishobora kuba atanabibona. Uvuze iby'abantu n'ukuntu ubuzima bwabo buba bwaragenze,
iby'amabanga azwi n'Imana gusa birakomeye cyane. Imana niyo ishobora gutinyura umuntu ndetse ikamwemeza yuko iri mu ruhande rwe kugira ngo abikore. Bituma bamwe bemera gufata icyemezo bati nzakora ibyo nshoboye, ibyo ntashoboye mbireke, nindijyamo nzarijyamo, nintarijyamo nzarireke. Ubuzima bw'abantu buba burimo amabanga akomeye, ugiye uyarondora uvuga rimwe rimwe, nta muntu n'umwe wasigara adafite ikibazo. Wenda yasanga yaragikemuye ariko yasanga cyari gikomeye. Muzasome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu cyigisho cya 39, igitabo cya Ellen White ku cyigisho cya 39 kivuga iby'umuntu witwa ibyo Pawulo ari imbere y'umuntu bita Feliki, ari imbere y'umuntu bita Feliki. Hari amagambo akomeye ngiye kubasomera kuri paje 262. Pawulo yamaze indi myaka 2 nta gikorwa cyo kumugirira n'abakorewe, nyamara akomeza kuba imbohe. Feliki amaze gutakaza amahirwe ye ya nyuma, yahise ashyira Pawulo muri gereza nk'uko na Nero yabigenje, maze Pawulo ngo amara imyaka 2 muri gereza nta kundi kuburanishwa akorewe kandi atanarekuwe. Reka mbabwire ibanga ry'iyo myaka 2, ikintu Feliki yifuzaga kuri Pawulo. Feliki yasuraga Pawulo kenshi, ujye unyumvira ukuntu abanyabyaha baba bameze, kandi agatega amatwi ibyo yamubwiraga. Nyamara impamvu nyayo y'ubwo bucuti ni inyungu yari ategereje, kuko yumvaga ko ahawe amafaranga menshi yarekura Pawulo. Ngo yarategereje ko Pawulo azamuha ruswa, bityo agahora aza kumusura muri gereza nk'umufitiye imbabazi, sibyo? Ariko reka wumve Pawulo ukuntu yari ateye. Nyamara intumwa Pawulo yari afite kamere itunganye ku buryo atashoboraga gutanga ruswa kugira ngo arekurwe. Ariko wakubwira abakristo bayitanga uko bangana, ngo yari afite kamere igenjeje ite? Ku buryo atashoboraga gutanga ruswa. Abantu bayitanze bangana iki? Urebye ibintu abantu bageraho, uko kurikiza n'isi dukoreramo, kugira ngo ibintu bishoboke wagira ngo niwo murongo ahubwo wanditse muri Bibiliya: gutanga ruswa. Ariko ndajya mbabwira ikintu gikomeye. Buriya Imana kugira ngo izatujyane mu ijuru, tuzaba tumaze kuba bizahasohoye rya jambo ngo n'isi ntiyari ikwiriye ko bagenza bate bayibamo. Kugeza ubwo cyakora Imana izagumya ihagarare ku bugingo bwacu. Ikintu cyose tutazabona, Imana izaba yemeye ko dushobora kubaho tutakibona, ubuzima bugakomeza. Niyo mpamvu ndarikira umuntu wese uraha kutazanduza ubugingo bwe. Ibi bintu ngiye kubabwira, nugira umugisha ugasanga izi ngorane ntiwaziguyemo, icya mbere ushima Imana, icya kabiri ugambirire kwemera kuba mu murongo ucishije bugufi, aho gukora ikosa rizagusaba ikiguzi udashobora kuzabona. Uwakubwira abantu bazitanze uko bangana, uwakubwira bazakira uko bangana. Bamwe bageraho bakazihimbira n'amazina, bakazishakira ubundi buryo, ngo ni ishimwe, ngo ni impano n'ibindi bintu abantu bakora. Ariko muzasoma ijambo ry'Imana bavuga ngo Imana yitegereza mu mutima wacu neza, ikamenya igikorwa dukoze n'impamvu iduteye kugenza gute, impamvu iduteye kugikora. Uwakubwira ibintu abantu baba bafite batafitiye uburenganzira. Hari umudamu umwe nzi neza, yigeze agira gutya maze agura perime. Ibintu birarangira, ikibazo kirarangira, mbese yumva nta n'ikibazo kigenje gute, yumva nta kibazo gihari. Ariko hari ikintu cyantangaje, igihe Umwuka Wera yamuzagaho, igihe yari atangiye kumwemeza ibyaha, kimwe mu bintu byantangaje, wagira ngo yari yarakoze icyaha kimwe. Icyo kintu cyaramuzengereje,
yajya mu rusengero akumva nicyo kintu cyonyine kigaruka mu bitekerezo bye, yajya mu nzira agenda akagira ngo cyanditse ku kintu cyose ahura nacyo. Oya, icyo kintu kimubera icyaha, kimujya imbere, kimujya inyuma, kimubuza kugenda. Oya, ikibazo kiravuka. Iby'uwo mumama ndabizi neza, nawe ndamuzi. Yatuje hakozwe ikintu kimwe gusa. Iyo perime yarayifashe ayisubiza aho zitangirwa, ababwira ikibazo yahuye nacyo, ababwira ingorane yagize. Nubwo bamuhaye amahirwe bakongera bakamukoresha ikizami akayitsindira bakayimuha, ariko uramutse uvuze ukuntu inzuki zabonye ubuki, ababurya ni bake cyane. Ubuzima bw'abantu buba burimo amabanga akomeye aremereye cyane, kugeza ubwo iyo ubutumwa bwiza bubagezeho, igituma abantu benshi batihana n'iki, bahita basanga inzira barazisibye, bahita babona ikintu barimo basabwa kirenze ikintu gishoboka, bahita bibaza impamvu icyo kintu ari ngombwa, baribaza bati kuki utabibwira Imana kugira ngo urekeraho. Kwatura ibyaha mu bintu, oya, mu kintu nigeze mbona nanjye gikomeye mu rugendo rwa gikristo. Kandi reka mbabwire, utajyaho naturaga ibyaha bikomeye, naturaga ibyaha byo guca ibigori, naturaga ibyaha byo kwiba ibisheke. Ariko reka mbaho urugero. Tekereza nk'umuntu ushobora kuba yaribye miliyoni y'umuntu, maze abantu bakaziguruka bakabura uyibye bakarekeraho, maze umwuka wera akazagera kuri wa muntu wayibye. Buriya ntabwo tuzajya mu ijuru hari ibintu bigipfuritse ahantu bikirunzeho ibyatsi. Ibintu byose bigomba gupfurunduka bikajya ku karubanda ahagaragara. Kandi reka mbabwire, abantu bakomeza gutwikira ibyaha byabo, amagambo ari kuri paje 434 aravuga ngo abihatira gutanga inzitwazo cyangwa gutwikira ibyaha byabo, maze bakemera ko bikomeza kugaragara mu bitabo byo mu ijuru biticujijwe ngo bibabarirwe, bazatsindwa na Satani. Uko barushaho kurata imyizerere yabo, uko imyanya barimo yaba yubashywe kose, niko ibyo bakora birushaho gushavuza Imana, kandi ni nako barushaho gutiza umwanzi wabo umurindi wo gutsinda. Abakomeza gukererwa kwitegura umunsi w'umwami ntibazaba bagishobora kwitegura mu gihe cy'amakuba cyangwa mu gihe icyo ari cyo cyose. Ibya bene abo bantu biteye agahinda. Abo bakristo ku izina bazaba bageze mu gihe giheruka cy'akaga gakomeye batiteguye. Bazatura ibyaha byabo bihebye mu ijwi ry'akababaro n'amaganya y'ubwihebe, nyamara bazaba babaha inkwenene. Kwicuza kwabo kuzaba kumeze nk'ukwa Esawu. Mbese iki gihe barimo bavuga bazaba bageze mu gihe cy'akaga batiteguye ni ryari? Ejo Satani nababwiye ikintu bita umubabaro wa Yakobo. Ubundi ikintu bita umubabaro wa Yakobo, ngiye kubabwira, umubabaro wa Yakobo ntabwo ari akarengane abantu b'Imana bazaba bari kunyuramo. Oya, ahubwo umubabaro wa Yakobo uzaterwa n'ikintu kimwe gusa. Igihe Satani azaba amaze kubona ko imbabazi zirangiye, azahita azana imbere ya buri muntu wese icyaha cyose atatuye cyangwa icyaha cyose yakoze akacyatura nabi. Uyu munsi Satani abwira abantu ko ibyaha bakoze bidakomeye ndetse ko bashobora kubyihorera ntibizagire icyo bibatwara. Ariko Satani ategereje igihe kimwe gusa, igihe imbabazi zizaba zirangiye, kandi ngo ibyaha bakoze abantu arabizi. Azazana ibintu by'abantu umuntu yatwaye, azazana umuntu wasambanye n'umuntu. Ubu abantu bafite abana babyaye ahantu, akariba ari bo bonyine bibitseho iryo banga. Iryo banga akaba nta wundi muntu urizi. Abo bantu bakomeza gukererwa kwitegura. Icyo gihe cy'akaga nikigera, ikizabatera agahinda si ugutinya kubabazwa, ngo ndetse ngo bakwemera kubabazwa inshuro 1000 baramutse bababariwe ibyo byaha. Ariko bazasanga igihe cyo kubabarirwa cyagenje gute? Satani azaba arimo abaseka cyane. Kandi reka mbabwire inshuti zanjye, niba bishoboka, nababwiye ngo uyu munsi hari ikintu kimwe nshaka kubabwira. Niba ushaka ko Imana ikomeza gukorana nawe, ukaba ushaka ko Imana ikomeza kuguha umugisha, umucyo usohoyemo ujye uhita uwugenderamo. Ntugategereze kuzabanza kwiyongeraho uw'ejo,
hoya, kuko guhita ugenderamo ni ukubwira Imana ngo komeza ukorane nanjye. Nubwo wabona ibyo bintu byagutesha icyubahiro, nubwo wabona ibyo bintu byatuma uba umukene, none se ubu Zakayo tuvuge ko yagumye akaba umukire? Ndabasabye mbinginga mu izina rya Yesu, kubera yuko nzi ko mu minsi iri imbere abantu ibyaha byabo bazabyemera neza, bagasaba n'Imana umwanya mutoya ngo babikemure, ariko igihe cyarangiye. Iki kintu cyitwa kwatura ibyaha ndabizi neza ko kibabaza cyane, ndabizi neza ko abantu benshi batekereza ndetse ko kibasuzuguza. Abantu benshi oya, nubona n'ibyo kwishyura abantu wibyo utabifite, genda ubasaba imbabazi, wenda bakubwire bati ibintu uzabyishyura, utangire ubishake kugira ngo uzabyishyure. Ntuzategereze kubanza kubona ibintu wangije ngo ubone kujya gusaba imbabazi. Oya, utarabibona, mu gihe wumva umwuka w'Imana akubwira ko wanyuze inzira itariyo, jya gusaba imbabazi nubwo wibye miliyoni y'umuntu akaba ari we wenyine ubizi, kandi ukaba uzi ko mu bintu utunze itavamo. Genda usaba imbabazi. Kandi nawe yanditse mu gitabo cyitwa Kugana Yesu ngo igihe abantu bari kwatura ibyango, icyaha cyose kigomba kuvugwa mu izina ryacyo, kikerurwa, uburemere bwacyo ukabuvuga, ku buryo icyaha ukishyiraho cyose ku mutwe wawe. Hari abantu bajya batura ibyaha ariko bakazagera igihe umutima wabo ukabasaba kongera kubyatura, ukababwira ko batabyatuye nk'uko bikwiriye. Rero muvandimwe wanjye, mu gihe cy'amakuba nicyo umwanzi ategereje, kugira ngo ibyo bintu abantu bagiye bakora nabi birengera, ibyo bintu abantu bibwiriye Imana nk'abakina umukino, umwanzi arategereje ngo abigarure imbere yabo. Kubona umuntu umaze imyaka 30 akamenya Imana, ahita avuga ati kuki ntavukiye mu muryango wa Gikristo koko? Rebe ibintu aba yarakoze biteye ubwoba, inzira aba yaranyuzemo ziba ziteye ubwoba. Umva, kugira ngo ibyo bintu bishyire mu murongo no mu buryo, biba bimusaba ikiguzi kidasanzwe. Hari umugabo wundi nzi yakoze ibyaha byo kwica abantu nk'uko n'abandi babikoze muri jenoside. Mu gihe umwuka wera yazaga amwemeza ibyaha bye, rwose pe byagaragaraga ko yabaye umwere, nta n'uwari wamufunze, ariko ibyo byaha yarabyatuye kubwo kwemezwa n'umwuka wera. Amaze kubyatura, bene abantu baramubabarira, ariko leta iramubwira iti nubwo wabyatuye ukababarirwa ariko ugomba gufungwa. Bamukatiye imyaka 7. Iyo myaka 7 yose yarayifunzwe arayirangiza, yaranayirangije, ubu yarasohotse. Ariko ndajya ngo mwumve iki uburemere bwo kwatura icyaha. Uburemere bwo kwatura icyaha burakomeye cyane. Nubwo kwatura ibyaha kwacu imbere y'abantu ubwabyo bitatuma tujya mu ijuru, kuko nawe yaranditse ngo ibyaha mwagiriranye mu bibwirane. Niba waracumuye kuri mugenzi wawe, ukwiriye kwemera ibyaha byawe, ariko nawe akwiriye kukubabarira ataziganije, ngo ni ukuhere kushakashaka imbabazi z'Imana, kuko mugenzi we wacumuyeho yaremwe n'Imana. Nuko rero ubwo wamugiriye nabi, wacumuye yamuremye no kuwamucunguye. Rero muvandimwe wanjye, tangira ukora ibi bintu hakiri kare, kugira ngo urugendo rwawe rurusheho kuba rwiza, inzira urushaho kukutazukira uyibone, ukomeze ujya imbere. Ibyaha bitihanwe ngo birekwe ntibizababarirwa kandi ntibizahanagurwa mu bitabo, ahubwo bizashinja umunyabyaha ku munsi w'Imana. Umunyabyaha ashobora kuba yarakoreye ibyo byaha ku mugaragaro amanywa ava, cyangwa akabikora mu mwijima nijoro, ariko byose bitwikururwa nk'ibyambaye ubusa imbere y'Imana. Abamarayika b'Imana babona icyaha cyose kandi bakacyandika ahatabasha kubeshya. Icyaha gishobora guhishwa, kigahakanwa, kigahishwa ababyeyi, kigahishwa umugore, kigahishwa umugabo, kigahishwa abana n'inshuti, abo mukorana n'abandi. Umunyacyaha ashobora kuba ari we wenyine uzi icyaha yakoze, ariko ibyo byose bigaragara nk'ibyambaye ubusa imbere y'abo mu ijuru. Umwijima w'ijoro ry'irindagiza, ibishwe byose by'ubushukanyi bukomeye, nta gihagije ngo gishobore guhisha Uwiteka n'igitekerezo kimwe. Imana ifite ibyakozwe byose nk'uko biri, byerekeye igikorwa cyose kidatunganye n'uburiganya bwose, ntabwo ishukwa n'ibisa n'ubutungane.
ntabwo yibeshya mu buryo ibona imico y'umuntu. Abantu babasha gushukwa n'abandi bantu banduye mu mitima, ariko Imana ibona ukwiyoberanya kose, igasoma amabanga yo mu mutima yose. Abantu bashobora kubana mu rugo, buri wese yemera mugenzi we yamutangira ubuhamya, ariko hari ikibazo. Ndabararika kugira ngo hatagira ibanga rya Satani na rimwe dusigara tubitse. Nta banga rya Satani tugomba gusigarana tubitse. Amabanga ya Satani yose tugomba kuyashyira ahagaragara tukayamena. Uyu munsi Imana niyo ifite inshingano yo kwemeza abantu ibyaha. Mu minsi iri imbere iyo nshingano izaba ifitwe na Satani. Niyo mpamvu nubwo ntavuga buri kintu cyose, oya, hari n'abantu baba bafite na diporome na za perimete, ibintu byinshi cyane, amabanga arahishwe menshi cyane. Ibyo abantu babiririmbiraho, barabiyoborana, bazi ko Imana ari ukuntu iziyeranja, bakajya mu ijuru. Ibyo bintu bitiriwe bijya ahagaragara. Icyaha cyose niba cyarakozwe, hagomba kugaragara nuko cyihanwe, kandi icyaha cyose cyakorewe umuntu, icyaha cyose cyabaye igikorwa, kwihanwa kwako kigira n'umuntu cyihanirwaho. Ejo nababwiye iby'umuntu bita Onezime. Nababwiye ko impamvu Pawulo yahaye urwandiko Onezime ngo abe ari wowe urwishyirira Filimoni ubwe, byanditse muri iki gitabo. Pawulo ntaruha undi muntu ngo arushyire Filimoni, kandi urwo rwandiko rwari ruhagije gusobanura ibibazo bya Filimoni, bya Onezime. Ariko ushobora kwibaza impamvu Filimoni ariwe agomba kurwitwarira. Elina White yaranditse ngo Onezime yagomba kujya gusaba imbabazi Filimoni no kumenya icyo Filimoni amutegeka ku bintu yamukoreye. Kwatura ibyaha ni ikintu gikomeye cyane, gihabwa agaciro gakeya n'abantu benshi. Abantu baribaza bati ariko ibyo bintu ni ngombwa cyane ko ibintu byose, none se niba umuntu atazi ibyaha wamukoreye, ni kuki ari ngombwa kubimubwira? Icyaha cyaturirwa Imana ni ikihe? Ni icyaha kitigeze kiba igikorwa, ni icyaha cyagarukiye mu mutima, cyashoje kibaye igitekerezo, ntikijye mu bikorwa. Icyo nticyaturirwa abantu. Ariko icyaha cyose cyabaye igikorwa, nubwo wagikoreye yaba atakizi, uragenda ukacyerura, ukakivuga mu izina, ukagisabira imbabazi, ugategereza icyo utegekwa. Nibyo umuntu bita Zakayo yagenje ate? Yakoze. Reka wumve amagambo nawe yakomeje kuvuga kuri Zakayo. Nta kwihananya kuri kudatera guhinduka. Kuri paje 373. Ubutungane bwa Kristo ntabwo ari umwambaro utwikira icyaha kiticujijwe kandi kitazinutswe, ahubwo ni ihame rigenga ubugingo, rigahindura imico kandi rikagenga imyitwarire. Ubutungane ni ukwiyegurira Imana byimazeyo, ni ukurundurira umutima n'ubugingo mu kugengwa n'amahame y'ijuru. Mu mibereho ye yo gushaka umutungo, umukristo agomba kwereka abatuye isi uburyo umukiza wacu yabigenza aramutse ahawe kuyobora ibigo by'imari. Mu bikorwa byose byo kwinjiza no gusohora umutungo, akwiriye kugaragaza ko Imana ariyo mwigisha we. Gutunganira Imana bikwiriye kugaragarira mu bitabo byerekana uko umutungo umeze buri munsi, ibyerekana imicungirwe y'umutungo mu bikorwa bye, ku mpapuro z'amasezerano no ku nyemezabuguzi. Abiyitirira izina rya Kristo kandi bakagaragaza imikorere idatunganye mu mirimo yabo, baba batanga ubuhamya butukisha imico y'Imana yera bitirirwa, y'inyakuri kandi y'inyambabazi, nk'uko byagenze kuri Zakayo. Umuntu wese wihannye agaragaza ko Kristo yinjiye mu mutima we, abihamishije kureka imikorere idatunganye yagiye iranga imibereho ye. Kimwe n'uyu musoresha mukuru azagaragaza ko amaramaje agarura ibyo yambuye.
Uwiteka aravuga ati umunyabyaha nagarura ibyo yahaweho ingwate, akagarura ibyo yibye, akagendera mu mategeko ahesha ubugingo, ntakore ibibi, kubaho ko azabaho ntabwo azapfa. Ibyaha yakoze Imana izabimubabarira. Niba twarahemukiye abantu, niba twarahemukiye abandi binyuze mu buriganya ubwo ari bwo bwose, mu byerekeranye n'ubucuruzi, niba hari indonke twakiriye mu bucuruzi, cyangwa niba hari uwo twariganije, ndetse n'ubwo byaba byarakoze hifashishijwe amategeko. Wari uzi ko abantu bajya mu rubanza umuntu agatsinda mugenzi we kandi umutima we ukamubwira ko nubwo amutsinze ariko abeshya, ariko amategeko akagaragaza ko uyu muntu ari umwere, uriya ari we munyabyaha? Oya, nubwo amategeko yaba yarabihamije, nubwo waba waramutsinze ku karubanda abantu bose bakavuga bati ntiwamutsinze se? Nshuti yanjye muvandimwe, niba uzi ko umutima wawe ukubwira ko utamutsinze, amategeko akakubwira ati waramutsinze, niba waramurushije gusobanura ibintu cyane no kuburana cyane ugasoza umutsinze, menya ko ibyo bintu udashobora kuzabirengaho ngo ujye mu ijuru. Niba twarahemukiye abandi binyuze mu buriganya ubwo ari bwo bwose, mu byerekeranye n'ubucuruzi, niba hari indonke twakiriye mu bucuruzi, cyangwa niba hari uwo twariganije, ndetse n'ubwo byaba byarakozwe hifashishijwe amategeko, twakagombye kwicuza ikibi twakoze kandi tukariha ibyo tugomba kuriha igihe cyose tubishoboye. Ntabwo tugomba gusubiza ibyo twatwaye gusa, ahubwo n'inyungu zabyo zaba zarabonetse kubw'igihe byakoreshejwe neza mu gihe cyose byari mu maboko yacu. Icyo ni ukwatura ibyaha no gusubiza iby'abandi. Itegeko ry'Imana rikomeye, itegeko ry'Imana ryo guca umuntu ku cyaha, ryo gushyira urwango hagati ye n'icyaha. Ndabararika kugira ngo uyu munsi umuntu wese asaba Imana kugira ngo umuntu yahemukiye amumenye neza, uburyo yamuhemukiyemo abimenye neza, n'uburyo byateye uwo muntu agahinda, kandi uwo muntu yitegure kwerura ibyaha bye no kubisabira imbabazi. Uwo muntu yitegure gusubiza ibintu byose yatwaye. Ibintu byose twakuye mu murongo wabyo dugomba kubisubiza muri uwo murongo. Hari amagambo muzajya musoma muri Bibiliya, mukayasoma mu mwuka w'ubuhanuzi, agaragaza uburyo ibyo bintu ari ngombwa cyane. Mu gitabo cy'Imigani mu gice cya 13 umurongo wa 28 haravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko umuntu byatura akabireka azababarirwa. Dukurikije isi ukuntu yubatse uyu munsi, bishobora kuba kunyura mu nzira y'Imana bitatuma dutera imbere, kandi pe birashoboka cyane. Ariko reka mbabwire, Imana azi ko umuntu uyubaha ibintu byose bikwiriye azabibona. Simbabeshya, burya mujye mutinya impamvu Imana ibavuze ngo nibiba na ngombwa izagusha amana aho turi, nibiba na ngombwa ibikona bizazana umugati biwufashe mu kanwa biwutuzanire. Umuntu wiringira Imana akanyura mu murongo wayo neza, niwe muntu wenyine uzaba ku isi afite amahoro. Muzasome muri icyo cyigisho nabwiraga cya 39 mu byakozwe n'intumwa, baranditse ngo umuntu bita Fesito cya 41, uwo bita Fesito ndetse n'uwo bita Agiripa n'uwo bita Berenike umugore wa Agiripa, ngo baje bambaye imyenda ishashagirana bigaragara ko ari abanyacyubahiro, ngo ariko umuntu bita Pawulo batangajwe n'uburyo abarusha amahoro kandi yambaye iminyururu. Niba hari ikintu kimwe gitanga amahoro, reka mbabwire, burya ibintu byo mu isi bishuka abantu yuko bitanga amahoro ariko ntayo, bigatuma abantu bemera bakanyura no mu nzira zitari zo ngo barebe ko ayo mahoro bayabona, ariko bamara kubibona bagatangazwa n'uburyo n'ubundi batayafite. Buriya umuntu w'Imana neza, nta muntu ashobora kwemera kuguranira umwanya we, nubwo abantu baba bamuruta mu bigaragara, abazibanga n'agaciro afite. Nicyo cyatumye Pawulo yandika ati tumeze nk'abantu bageze kure ariko turi ibirangirire. Kugira Imana ni ikintu, ni ubutunzi bukomeye cyane. Kuyiyegurira neza ukabona iyi nzira irafunze, keretse wishira itegeko ukemera icyo kintu ukakireka, Imana izakugororera ibiruta 1000 ibyo wabuze, kandi uzahabwa ubugingo buhoraho. Imana izagushimira uburyo kubwo gushaka kuyubahisha wemeye kubaho mu buzima buciriritse. Ndagira ngo mbabwire amasezerano y'Imana, uzahesha Imana icyubahiro ibintu runaka abandi barimo babona ubihombe,
Uwiteka azabigushimira, imbere y'abantu azakugororera, kandi uzabona ko abantu bose wabarushije guhitamo neza. Ndakubwiza ukuri, ntabwo uzigera ubura ikintu urya muri ubu buzima, ntuzabura ikintu wambara muri ubu buzima. Imana nibona ugiye kukibura nibiba ngombwa, Imana akabona ari ngombwa, ahantu uzaba uri hazagwa amana. Buriya kubera kutiringira Imana biba byaradukoresheje ibyaha kugira ngo dukunde ngo dushyikire ubuzima, ngo dukunde ngo tugendane nabwo. Ariko ndakubwiye ngo uzahagarare mu murongo mwiza, amahirwe menshi yo muri iyi si uyabure, kuko ndabikubwiza ukuri uzayabura. Ibintu abandi bantu babona ubibure, ku mugaragaro Imana izaguhamagara igushimire, kandi ntuzabura ikintu urya, kuko nibiba ngombwa ahantu uri hazagwa amana. Ibyo bintu ndabibabwira nk'igihamya cy'ijambo ry'Imana kandi gishoboka. Isi yose nubona ibaho kugira ngo ibeho bisaba kuriganya, uzabeho ubuzima bucishije bugufi, ibintu byinshi cyane ubihombe. Nubona kubaka inzu biri bugusabe gutanga ruswa ukabona nta yindi nzira, uzavugire Imana uti Imana, ngiye kwemera mbeho muri ubu buzima kuko mbona kunyura mu nzira yawe bigoye. Imana izakugororera, kandi uzamenya ko ugororewe. Uzavuga uti Imana iranyishyuye kandi irangororeye. Guhitamo Imana, iyo umuntu abireba abona ari ukwihanduza icumu. Arabireba akabona, akibaza impamvu Imana isaba ibyo bintu, akibaza ariko Imana ibi bintu ibishaka iki, kuki ibi bintu ari byo ishaka. Ndakubwiye ngo Imana ibishaka nuko izatujyane mu ijuru, imaze kudutandukanya n'iby'isi, ariyo yonyine dutezeho amakiriro, dushobora kuvuga ngo dukomejwe no hejuru, tuvuga ngo mu ijuru haturekuye twapfa, mu isi nta burenganzira. Uzayoboka Imana, nubona bigeze no ku munota wa nyuma, uzareba ikintu Imana izagukorera, kandi ntugategereze ikizaza ejo. Jya uhita ushyira mu bikorwa ikintu wumvise. Uzajya ububwira Imana ngo komeza ukorane nanjye, uzajya ubwira ati nyongera uncira indi nzira. Imana izakuyobora, uzasanga waratunganye. Njye kubasomera amagambo meza kuri paje 371. Ni ku cyigisho, impamvu mbabwira icyigisho nuko ibitabo bidahwanye. Icyigisho cya 48 kivuga ngo urugero rw'Imana. Urugero rw'iki? Ayo magambo aravuga ngo abantu bibeshya ni abatekereza ko kwatura ibyaha bizabatesha icyubahiro cyabo, kandi bikabatesha agaciro muri bagenzi babo. ngo abo bantu bagenza bate? Baribeshya. Ushobora kujya imbere y'umuntu mwabyaranye wakubahaga, ukamusaba imbabazi, ugasiga atekereza ibyaha yakoze n'amaherezo yabyo. Abantu bibeshya ni abatekereza ko kwatura ibyaha bizabatesha icyubahiro cyabo, kandi bikabatesha agaciro muri bagenzi babo. Kubwo kwihambira kuri iyi myumvire mibi, nubwo amakosa yabo baba bayareba, benshi bananirwa kuyatura. Kubwo kwihambira ku myumvire imeze ite? Mibi. Nubwo ibyaha byabo baba babireba neza, bananirwa kubyatura, maze bakirengagiza ibibi bakoreye abandi, bityo bagatuma imibereho yabo irushaho gusharirirwa, bakanateza umwijima mu mibereho y'abandi. Ntacyo kwatura ibyaha bizagabanya ku cyubahiro cyawe. Ikuremo icyo cyubahiro cyawe gipfuye, gwira rutare maze umeneke. Nta muntu uzajya mu ijuru atarameneka. Muvandimwe wanjye, ikuremo icyo cyubahiro cyawe gipfuye, ingirwa cyubahiro. Imana iguha icyubahiro nyacyo. Buriya umuntu wubaha Imana afite icyubahiro. Uko buzacya bukira muzajya mubona ko umuntu wubaha Imana afite icyubahiro. Gwira rutare maze umeneke, nibwo Kristo azaguha icyubahiro cy'ukuri kandi cy'ijuru.
ntibikabeho kubwibone. Kwiyemera no gukiranuka umuntu yihangiye bimubuza kwatura icyaha cye kugira ngo ashobore gusaba gusorezwa isezerano ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Ntukagire icyo uhisha Imana, kandi ntukirengagize kwaturira bagenzi bawe ibyaha byawe. Mwaturira n'ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16. Ndasabira umugisha umuntu wese kugira ngo Uwiteka amugirire neza, kandi kugira ngo atekereze ku magambo avuga ngo umuntu wumva ijambo ry'Imana ntaryitondere. Ameze nk'umuntu wirebeye mu ndorerwamo mu maso ye, akabona ibizinga bimwuzuyeho, ariko kubera kutagendera mu ijambo ry'Imana akiyibagirwa. Uyu munsi genda wumvira ijambo ry'Imana, iyi ntambwe uyitere, ubwire Imana uti komeza ukorane nanjye kandi Imana izaguha umugisha. Reka nsabire umuntu wese umugisha uva ku Mana, kugira ngo kuza hano kwe kumugirire akamaro, kwe kumubera ukutuma azacirwaho iteka, ahubwo kumubere ugutuma amenya icyo Imana imushakaho kugira ngo agihagararemo neza, azahabwe ubugingo igihe Yesu azaba agarutse azishimire kumusanganira. Reka uwo mugisha mwifuriza umuntu wese, kandi nsaba Imana kuduha kubw'ubuntu bwayo mu izina rya Yesu. Amen. Besa ho tu sa